Nese muze wiriwe ndabona ufite n'urwagwa niki n'urwagwa waguye igihumbi se igihumbi cy'urwagwa se oya waguhereza igihumbi hari ikintu nshaka kubaza ese Rwanda Day urayizi Rwanda Day ntago nyine kandi ari ibintu byavuzwe cyane biri mu mahanga yo hanze muri Amerika Kagame nawe yarari yo perezida w'igihugu ntago mbizi Rwanda Day ntago yumvishe aha muteye bahita ngo iki bahita mu mudugudu wa Ruziranyenzi mu kagari ka Musenyi hepfo tukahita mu Ngereka niko bahita unoze na televiziyo mureba nta na radio mwumva ntago nta muri ruhari ahubwo turashaka kubaha amakuru meza mukadusabira kuki tugira agasantere kandi kagira umuriro kandi perezida yatubwiye ko umuriro ugomba kugira ahantu hose mu gihe cy'itorwa rye nta muntu uzaba udacana mwese mugomba gucana ibyo n'ibindi birazwe kuko byamera kuko hanabonye na hafi y'umuhanda amafoto bagomba kuzahagera nose ni gute wowe utumva radio nge radio nuko ndayumva ariko ntago nyumva cyane kubera yuko n'ubushobozi ni bukeya ariko icyo dushaka amabuye asigaye ahenda amabuye yagikize yo gukira muri radio oya muze ntabwo abacuruzi bidomora by'urwagwa ngo bure amabuye ya 500 wese twe turashaka umuriro mwadufashije nk'abanyamakuru mukareba iyi santere hanyuma mukaduha umuriro ko muhageze umuriro nyine urumva tumavuga n'abayobozi bagomba kwikurikirana muri aka karere ka Nyagatare umuriro gushyirwa mu bikorwa cyane ariko nta kuntu twumvishe ngo ntabwo mvishe Rwanda Day ya radio ko nayisobanukiwe cyane Rwanda Day ntabwo ari radio ntabwo ni igikorwa cyabaye cy'abanyarwanda bari mu mahanga bishyize hamwe na Kagame ajya kubasura kugira ngo baganire ku byubaka igihugu ese Rwanda Day ntayo wumvishe yewe ntabwo nayumvishije ntabwo nabeshya ubwo ayo makuru yancitse ntaribe gusa pfa kubikiri muzima nta kibazo urakoze cyane buzima ako se witwa ndubundi nitwa Manira Ruta Phineas fata chance wow ariko mu byo mutugiye kumudusabira umuriro wo bwosanga urakiye mu byo mudusabira agasantere murakabonye kumanuka kugera hano mudusabira inkunga y'umuriro ize ihagere kubera ko hano urabona hari santere kumanuka hano kugera hariya na ahantu hari abantu ariko kiza mbonye ni kimwe kara gasantere kabanza ruguruka karimo umuriro karimo umuriro ariko hano ntago hagera urumva nyine ikintu gisabwa no kugira ngo leta ya mapoto bagira bategura bazategura amapoto vuga ngo mu mudugudu w'ahantu cyangwa muri aka kagari tujye gushyira amapoto y'amashanyarazi kumuriro urahari urumva ni kuvuga nawe mugomba gutegereza mwihanganye kugira ngo bizabagereho ariko mutugere vuba mudufashe ugomba kwifasha ese urwagwa mu rugura gute urwagwa turugura amafaranga 400 ubu ikidomora kirimo litiro zingahe ikidomora cya kirimo amacupa 30 amacupa 30 ukuba 400 ko numva umukire oya ndagereranyije ako niwe urwiyengera oya urangura hese ngo kuba afite intoki wowe nta rutoki ufite je nta sambu ngira ariko mfite gato kamagije karaguhagije Imana kimwe burya iyo uvuze ngo kaguhagije Imana ikongera umugisha kandi ngaha nkakoramo n'ibyo by'abana nk'umunani mfite bose bakarya yego ntibibe bakishima hanyuma uwo nkategura ejo hazaza habo uriya mugabo wafashe umwana we kungufu w'imyaka 4 akwiriye uruheruha igihano uriya no kumwica nta wamusabira imbabazi uriya n'ubundi muri ko nawe yishe urana ari ibintu uriya ni ukwica rwose uriya ni ukwica niwe no kumwica nta kibazo no kugihano nyine perezida agikuyeho cyo kwica ariko uriya niwe bamwica ntawarira bibaye ari byo koko hatabayeho ko yuko yanda yabarengana kumwica nta kibazo nawe ko ari ukwica ese urebye afite imyaka ngaho mugabo uwo mugabo yari afite imyaka 35 kandi umwana afite imyaka ngire ngo ntirenze 6 nine ese urakeka ari kubera ko abagore basiga abana bakabasigira abagabo cyangwa biterwa no kuba abagabo ari ashitani barimo cyangwa se ubusinzi oya n'umugore ugenda akawukana agasiga umwana yabyaye nawe nta mugore uba umurimo yakabaye ajyana umwana we agakurikirana umugabo nyuma ariko ari kumwe n'umwana hanyuma rero yamuteranye umugabo n'ubundi nta mugabo urera ubundi harera abagore ese ibyo bintu byaba bisanzwe biba muri iyi quartier yanyu muri iyi quartier ibintu by'ubusambanyi by'uburaya by'ubusinzi bukabije ibyo ntabwo nabyinjiramo n'umwuga ku muntu ku giti cye ntabwo nabimenya ariko umugore niba agiye kwahukana agomba gutwara abana kuko nta mugabo urera harera abagore hanyuma umugore agakurikirana umugabo ku byo amubaza ariko afite n'abana yajyanye
kuko nta kuntu wasiga umwana ukamusigira umugabo afite ukwezi kumwe afite ukwezi kumwe ndetse ubundi yaba ari bumurereshe iki nta n'ahatuye nta n'ukomeza kumwimukana mu icumbi kumwimukana mu bintu byose biba ari ikindi kibazo. Okay, urakoze cyane.